Pastor Mutesi. Imana yamwe ngo mbwire Pastor Mutesi. Niyo yaguhamagaye. Iguhamagara badahari. Iguhamagara batabishaka. Ndetse guhamagara abanyamashyari bakugose. Wasutswe amavuta abenshi bashaka ko yameneka. Ariko siko Imana yabishatse. Aka kanya yambwiye ngo nze nkubwire ngo iyo habaye cyagiye. Haleluya. Batabishaka. Iyo yavuze cyagiye. Badashaka. Iyo kwambitse cyagihe. Badabishaka. Mbije guhonda. Ije guhonda izo nkozi zibibi. Izo nkozi zibibi. Reka mbabaza. Nta mise ko dufite munyihangane uko muri bubone nuko nyine ubwo nuko naje. Turukagiriya bishinyitse. Afata ibyaturukagiriya bizanya amarozi. Afata ibyaturukagiriya bizanya amashyari. Afata ibyazaga ku bana bawe bavuga ngo ntibaziga. Afata ibyirukanga ku mugabo wawe bishaka kumugusha. Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho muherereye. Uyu munsi wa none twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Reka mbasabe kugira ngo abasuhuze. Turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nakomeza ganze. Yego. Nitwa Niyongira Bernard, abantu bamaze kujya batumenyera hirya no hino. Yego. Si umunsi wa mbere ahubwo nubugira kenshi dukunze guca ku miyoboro ya YouTube itandukanye. Abenshi rero muratuzi turabakozi b'Imana. Yego. Niyongira Bernard, naherukaga kukubona uri mu biterane byo kurwanya ibiyobyabwenge. Bigaragara ko inzira ujya ucamo ntujya wemera ko icyaha cyahaca. Nukuvuga ngo nico yaduhamagariye. Kandi burya iyo Imana iguhamagaye ni ngoma ngo yitabe ukiri kwisi. Igomba kuguhamagara nyine ukayumvira. Mu byo yaduhamagariye rero harimo no kugarura intama zari zarazimiye. Niyo mpamvu tugenda hirya no hino nkuko wari ubivuze mu biterane byo kurwanya ibiyobyabwenge. Nubwo insengero zimwe na zimwe zabashe kuba zacika imbaraga zitakiri gukora ibiterane nkuko mbere byari bimeze, ariko hamwe na hamwe haracyakora. Ibyo byose rero tugenda tubifashwamo na Kristo, tukagenda tugarura abantu kuri Kristo. Yego. Urakoze cyane bwamaze kutwibwira. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Turagushimiye Kristo, tugushimiye kuri Imana nziza kandi dukunda. Waturindiye muri iyi si kuva twavuka, twaba insoro mu nda z'aba mama. Wari utuzi kurusha uko ba mama bari bazi yuko bazabyara abana bazima. Mu by'ukuri ntago bari bazi isura bazabyara uko isa, nta nubwo bari bazi yuko bazabyara abantu bazagera kuri iyi cano, ariko turagushimiye ko byari mu mugambi wawe, izina ryawe ntihabwe icyubahiro. Hari abantu badukurikiranye rero bari hirya no hino. Waraduhamagaye uratubwira ngo uradutoranyije tuze duhumurize abababaye ndetse tugarure benshi kuri Kristo. Baradukurikiye rero twemerere imitima yabo yumve kandi ikomeze ibyo yumvishe, amatwi yabo nafunguke. Mu izina rya Yesu Kristo ndarwanya imbaraga mbi yabasha kurogoya iri jambo. Ndarwanya imbaraga mbi yabasha kuvangira ubu butumwa iyo ariyo yose yatuma ubwoko bwawe butumva iri humure itsindwe. Icyo ugambiriye ni kibe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza cyane uduhaye. Bernard. Amen. Umuhanuzi w'Uwiteka. Ndahari kabisa. Abakunzi b'Imana Irahari TV. Uyu munsi nabazaniye umugabo witwa Bernard, umuhanuzi. Amen. Umukozi w'Imana. Wahamagawe ni yera. Wahamagawe ni yera. Hari n'abahamagawe ni umukara. Harabihamagaye. Hari abantu baba barihamagaye. Aribo babandi uzasanga imihamagaro yabo idatinda. Yego. Ugasanga uyu munsi uri kumubona mu murimo, ariko mu by'ukuri ejo yahura n'akasitaza cyangwa se yahura n'ikintu kimukomeretsa. Yego. Agahita avuga ati ibi ngibi mbivuyemo ngiye muri biriya. Yego. Aribo babandi uzasanga bavuga ati nibundi ngera mbere nari ntarahinduka. Yego. Nkoraho nkwemeze. Ati nakwere. Nkoraho nkwemeze. Hari abantu dusanga mu murimo w'Imana wamusitaraho wamubwira ati sorry, agahita azamura kabere. Mu by'ukuri ukaza kwibaza ngo uyu ni wa muntu wavuga ngo ni umukristo, ni umuntu wahamagawe n'Imana cyangwa mu by'ukuri yari hamagaye. Ari nabo abandi uzasanga ngira ngo akenshi uraza gusanga abantu bihamagaye wenda urugero. Yego. Insengero z'igifungo
nibwo twagiye twasobanukirwa neza abari barihamagaye n'abahamagawe. Arababonye zifunzwe zikijyaho urugi gato, yego, batangira kujya mu maroje, abandi bakata hirya. kuki Imana yabemereye batukisha izina ryayo? Uyu munsi wa none ushaka kuvuga ko abo bantu bafitanye urubanza n'Imana kandi nta n'iki bakoraho? Ibyo murabikora nkagira gute, nkabihorera mukibira ko mpanywe nabo. Ariko reka mbabwize ukuri, ibyo mwakoze byose yarabihoreye. Aho mwanywereye hose muri Chemberesi yarabihoreye. Aho mwasambaniye hose muri Chemberesi yarabihoreye. Hari abantu bagiye bavuga ngo kamere muri Gobyori aho batareba. Ariko ndagira ngo ngutangarize ngo iyo wamenye, iyo wavuze, nubwo yivuze utayizi, yo irakuzi. Ibyo wakorera byose mu bwihisho izabishyira ku karubanda. Nta jambo na rimwe Imana igivuga ngo rihere. Ibi tuvuga tubisoma muri Bibiliya. Iby'Imana ikora abenshi turimba ngo biradutangaza. Mu bidutangaza rero nibyo gufata abantu bakoreye ibintu mu byihisho ikabizana ku karubanda abantu batari babyiteze. Cyakoze icyo tuyemerera ni inyembabaza, kandi nta giteye nk'abantu guhutireho. Niyo mpamvu uyu munsi umuntu ajya gusambanika mwihorera, ejo akagaruka ku ruhimbi, ejo agasomera agacupa. Hari n'abakanywera muri ofisi bagahita baza ku ruhimbi kandi bakavuga ngo iravuze mu izina rya Kristo ikabihorera. Ariko bajya banga iminsi ba myinshi igahimwa n'umwe. Hari umunsi izaza my friend ikagira gute. Hari abantu bavuga ngo iravuna. Sirasi navuze ngo Yesu arakubita ku munsi wa mbere, ngo Yesu arakubita ku munsi wa arakubita ngo arafata araboha, ngo mwambura ifunguzo, ngo azamukana intsinzi. Ubu tuvugana si uko Yesu yananiwe, mwibifata nk'ibintu byoroshye ngo mwumve ko ngo Kristo ngo atagikora. Abenshi bazi ngo atagikora, bamwe barabirambitse ngo nibundi ngo tunyweyo kabiri ngo ntatumene, ngo bigaragara yuko ngo atari mu kazi. Amerika ejo bundi yarahiye. Gusuzugura Imana byonyine gusa, gusuzugura Imana. Yavuze ngo njyewe niba ari ikintu cya mbere ku isi kinaremereye mutazanakinisha, icyubahiro cy'Uwiteka Imana. Baravuze ngo basuzuguye izina ry'Imana ishobora byose, bumva ko ari bo barenze. Imana irabareka mbereka ko njyewe ndenze, nirwanirira ishyaka. Urumva imanukana umuriro, ica mu kirere nkuko inyura mu nzira zitandukanye, mu nzira zayo zirenga ibihumbi, yohereza umuriro mu kirere. Abantu benshi batangira kumva ikibatsi cy'umuriro batazi aho umuriro wacaniwe. Uko nguko ni ikimenyetso kibereka yuko umunota ku munota yamanuka igatungura abantu. Iyo abaga rero benshi barabonye hariya ngo bahakura isomo, byakabateye kudasya mu byo kwinezeza. Niburiya abantu banakoraga ibyaha ntibazize no gukorogoshora Imana. Ikibazo umuntu akora ibyaha yarangiza akanakorogoshora Imana, nicyo kintu kibabaje rero. Ariko Bibiliya iramubwira ngo urufatiro rwa Kristo ruracyariho. Ruracyari hehe rata? Ndafasha mu izina rya Yesu. Ruracyariho kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Ndafashijwe mu izina rya Yesu. Amina. Uwiteka azabe. Iyo avuze ngo azabe, abavuze ngo n'abatarabanje ndabazi. Mbibutse ngo Imana ntireresha abana yabyaye. Kabiri, ntirereshwa. Imana ntirereshwa kandi ntireresha abayirabazi. Ntizatuma abayo bakorwa n'isoni, ntizatuma bamwara, ntizatuma babura kwishyura inzu, niyo babura ejo ntibazabwirirwa, ntizatuma abana babo basabiriza, ntizatuma tubura imyambaro yo kwambara, kuko abayo irabazi. Ntishobora kureresha umwana wayo rero, kuko ifite ububasha, ifite ubushobozi bwo kwita ku bana bayo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abamwemeye bose, abo nyine. Haleluya. Abo nawe urimo nkurikiye, nanjye ndimo ngende kuvuga ibi. Abamwemeye bose bakizera iryo zina rye, yaraduhaye ubushobozi bwo kuba. Iyo umuntu ari umwana mu rugo, iyo umuntu ari umwana mu rugo, icyo asabye ise cyose aragihabwa. Ariko ndafashijwe mu izina rya Yesu. Imashari yahaguruka, umubyeyi arakurwanirira,
niyo amarozi yatambuka hirya no hino bakayateka. Niyo mpamvu ujya kumva umwe arakubwiye ngo Imana irantumye, wajya kumva ngo mu muryango bari babiteze wica mu marembo asohoka, ahubwo inyurire mu kayira k'inyuma wigendere. Kubera iki? Dufite Imana imenya abana bayo, ikamenya ikibakwiye, ikamenya ifunguro ry'umunsi, ikamenya n'ubuzima bw'umunsi. Wabyumvise? Ndabyumva. Wabyumvise? Yego. Yambwiye ngo mbabwire ngo iki ni igihe cyo gusobanura ibyo abantu bitiranyaga. Bamwe bagafata Imana nk'Imana, abandi bakayifata ukundi. Mu by'ukuri bamwe bayigize nk'agashoro ko kurisha, ko kuriraho, bayigize imbehe bariraho, ariko muri bo nta bumana buhari. Yambwiye ngo ije guhonda izo nkozi z'ibibi. Mu byumve cyangwa mu byihorere, abayo irabazi. Somera muri Bibiliya. Somera muri Bibiliya, ubu birahindutse. Somera muri Bibiliya. Yego. Uyu munsi naje nta mise ko dufite, munyihangane uko muri bubone nuko nyine, ubwo nuko naje. Nuko naje. Yego. Tujye muri Luka. Wowe nkurikiye ahantu hose wabuherereye, igihugu cyose urimo, dusome muri Luka igice cya mbere umurongo wa 51. Reka dusome mu izina rya Yesu. Luka 1:51. Luka 1:51. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo yerekanishije imbaraga. Umfasha? Yerekanishije imbaraga ukuboko kwe. Yego. Atatanije. Yego. Abibone muki mu byo batekereza mu mitima yabo. Kadusubiremo. Yerekanishije imbaraga. Tugendane gake. Yego. Kugira ngo abantu b'Imana bumvire ijambo, bumve message bazane. Yego. Bibiliya yavuze ngo yerekanishije ikirata mukozi w'Imana. Imbaraga ze. Yerekanishije imbaraga ku buzima bwawe. Yego. Yerekanishije imbaraga mu kazi kawe. Akagambane mu yandi magambo kararangiye. Kuko bakugambaniye nk'abantu, ariko ije mukurwanirira nishobora byose. Yerekanishije imbaraga ukuboko kwe. Imbaraga n'amavuta. Maye nkanagerane. Yego. Yerekanishije imbaraga ukuboko kwe. Atatanije. Ngwarangije araza akora icyo bita gutatanya. Agize gute? Aratatanije. Afashe ibyaturukaga iriya bishinyitse, afata ibyaturukaga iriya bizanye amarozi, afata ibyaturukaga iriya bizanye amashyari, afataga ibyazaga ku bana bawe bavuga ngo ntibaziga, afata ibyirukangaga ku mugabo wawe bishaka kumugusha, bafata ibyagendaga ku mugore wawe bavuga ngo ntabwo mugomba kubana neza, byose ngo aratatanyije. Yego. Kandi ngo atatanyije abibone mu byo batekereza mu mitima yabo. Mwibutse ngo iyo ivuze ngo ibyo batekereza mu mitima yabo, bishatse kuvuga ngo uyu murozi muragendana, ariko mu mutima we ntago uhabona. Yego. Uyu munyeshyari muragendana, ariko akaba ari kugenda hekenye iryinyo, aragusekera ukagira ngo muri kumwe, ariko mu by'ukuri ntubimenye. Kristo ushobora byose, ureba hose, aratubwiye ngo ibyo batekereza mu mitima yabo nabyo yabibonye. Aho bashaka kugushyira ntabwo ariko biri bugende, ahubwo ishobora byose irahagukuye, irahagusimbukije, iragutarukije, mu yandi magambo ibereho. Dusomere dukomeze twumve. Itatanyije abibone mu byo batekereza mu mitima. Ubwo tugeze 52. Wumve ikintu agukoreye. Anyaze abakomeye intebe zabo. Tafashijwe Kristo ngo araje arangizije ajya ku muntu wari insuzugurwa. Wowe basuzuguraga, wowe bumvuga ngo nta hantu uzagera, wowe bakubwira ngo ntago wagira inzu, wowe bahagapiriya ve, wowe babwira ngo ntago wagera mu mashuri nayo ngo wige nk'abandi. Bibiliya irambwiye ngo anyaze. Tafashijwe mu izina rya Yesu. Bishatse kuvuga ngo muri aka kanya ubu tuvugana hari abantu Imana ikuye mu kazi, hari n'abandi shiza mu kazi. Bishatse kuvuga ngo intebe yawe hari abayicayeho, akazi kawe hari abakicayemo.
bizinesi yawe hari abayicayemo, hari abantu satani yafashe abatereka mu gacu k'intebe yawe, arangije arorosa. Imana irambwiye ngo iraje kandi ije gukura abantu mu byawe, hanyuma igutereke mu byawe, twikirize ngo amen. Abashonje yabahagije ibyiza. Irambwira ngo ntimugire ikibazo, ntimuzicwa n'inzara. Mwebwe mwakiranutse mwanambye ku Mana, abashonje nimuhumure. Umva ijambo. Abashonje yagize gute? Yabahagije ibyiza. Ntabwo ari wo kuzahaha inyanya za make gusa, sobanukirwa. So wo kuzahaha intoryi za make gusa, izatukuye ngo nizo ushakisha kugira ngo baguhe kuri makeya. Ntabwo ari uzahora kuri mix y'ibishyimbo, ntabwo ari uzahora ku nyama za makeya, za zindi bita ngo hari abajya kugura imifupa ngo kugira ngo bareke abana batubukirwa bakanywa nibura ku gasosi. Ariko reka nkubwize ukuri, Imana iraje nayo guhereza amafaranga ugura inyama nk'abandi, wagura inyama nk'abandi, wagura iroti nk'abandi, wagenda ugakatisha ku nyama ukabona ndashaka kwitako, ndashaka inyama y'urwagashya, ndashaka inyama y'ururimi, ndashaka inyama ushaka, Imana ikayiku. Ariko murimo muranyumva? Naho abakire yabasezereye, naho babandi bishiraga hejuru. Reka nkubwire, Imana ije gucisha abantu bugufi. Ije kugira gute? Gucisha bugufi. Hari abantu ije gucisha bugufi, uko igira abantu icisha bugufi, ni nako ije kugira abantu izamura hehe mu birere. Ugiye gutungurana. Bamaze iminsi bakubona mu nkweto imwe. Hari abantu Imana igiye gucisha bugufiya, hanyuma nawe kuzamura. Bari bazi kuzahora ugenda ku igare, ni wowe utega igare ukagera ku kazi wakererewe bitewe nuko nyine nta buryo. Abafite imodoka bari kudepasa bakagutambuka nta kugwa karifute. Ariko yambwiye ngo ije gucisha bugufi, hanyuma ishyire hejuru abasuzugurika. Yego. Haleluya. Amen. Ariko bantu b'Imana, mwanyemereye tukagendana n'ijambo ry'Imana. Namaze gusobanukirwa neza ko yitaye ku gusenga ko batagira shinge n'iki na rugero ko kandi nitaye ngo titaye ku kugira gutirata, yitaye ku gusenga ko batagira shinge na rugero, ngo kandi ndasuzuguye gusenga kwabo. Nafashijwe. Reka rero dukomeze twiganire ku ijambo ry'Imana, kandi tukomeze tunagende tuganira ku by'Imana yadutumye kugira ngo tuganirize abakunzi b'Imana. Yego. Imana yambwiye ngo mbwira abantu ngo mufite indimi nyinshi nimugabanye amagambo, kuko ntabwo mushinzwe guca imanza, ahubwo nyiri guca imanza arahari. Kabiri, yambwiye ngo mbwira abantu mumerewe nabi cyane nka yantumye kuri Pastor Mutesi. Imana yambwiye ngo mbwire Pastor Mutesi, niyo yaguhamagaye, iguhamagara badahari, iguhamagara batabishaka, ndetse guhamagara abanyamashyari bakugose. Wasutswe amavuta abenshi bashaka ko yameneka, ariko siko Imana yabishatse. Aka kanya yambwiye ngo nze nkubwire ngo iyo habaye cyagiye, haleluya, batabishaka, iyo yavuze cyagiye badashaka, iyo yakwambitse cyagiye badabishaka, iyo yagushize muri etaje ikagutuzamo batabishaka, irongeje gukora agashya ku buzima bwawe. Kandi yambwiye ngo ije gukora ikintu kibemeza, kiri bucecekesha amagambo yose, ngo ije gushwanyaguza izo nkozi z'ibibi. Reka mbabaze, muzi kuntu iyo umuntu aba mu nzu wenyine biryana, ariko muzi n'uburyo iyo umuntu abana n'umugore biryoha. Urugo rurimo umugabo n'umugore ruba ari amata n'ubuki. Bibiliya yaravuze ngo urugo rwiza ni ijuru ritoya. None kuki murwanya ijuru ritoya? Kabiri, kubera iki muza guca imanza kandi nyine imanza ataciye imanza? Mutesi, wongere wumve ngo Mutesi, ijuru ryambwiye ngo riramuzi, kandi ibi byose byabaye mu mugambi waryo. Amen. Abababara mubabare, abo gashengura kabashengure, abahekenya amenyo muyahekenye, Imana ije gukora. Titira afite nta wayimwambitse muri mwebwe. Ubwo ninde bamusaba imbabazi? Ninde wayimwambitse? Ninde? Abantu mwese mwavuze
nabonye ku macano yose mwaragiye muravuga abandi muravuga abamuvuze abagutunze urutoki Pastor Mutesi baraje kugusaba imbabazi, muraje kumusaba imbabazi kuko mwaramuhemukiye, mwashatse kumumenera umuceri, mwashatse kumusenyera urugo, mwashatse kumukurira amabati ku nzu, mwashatse kumusenyera inzu ayirimo. Ibi byose mwakoze bigiye kubagaruka, ariko ikintu nakunda Imana ije kubateza umuriro urabakamo, hanyuma nibirangira mujye kumusaba imbabazi. Imbabazi ariko amahirwe ahari. Mutegereze ibi, mutegereze video Pastor Mutesi arimo arambika ibiganza ku bantu, arimo beza avuga ngo Imana ibahe umugisha kandi bababarire, ntimuzongere ukundi, namwe nyine mwari mwarayobye. Ikindi yambwiye ngo mbabwire ngo intambara zose ntizibatera ubwoba, ije kuzirangiza. Niyo ishobora byose, mu kiganza cyayo harimo byose. Yambwiye ngo ije gutanga amahoro. Ije gutanga iki? Amahoro. Ni mucuruza, abacuruza ni mucuruza. Abantu mukaranga amafiriti, mukaranga inyama, isosi muyitukuze, murye mutuze. Nta ntambara. Iyera yo mwijira yambwiye ngo ije gutanga amahoro. Izanyagacu k'ibyiza. Yego. Nta mutima mubi Imana igira. Kuba uyu munsi wa none uhanuye ubuhanuzi bukomeye gutya, ugahanura ko Pastor Mutesi Imana imushyigikiye, ndetse ahubwo tugiye kumubona arambikaho ikiganza ku bamuhagurukiye bose, ndetse ukabavuze ko Imana igiye kubashwanyaguza. Iravuna. Ubu witeguye kuza guterwa amabuye kuko uri kuvuga ibitandukanye, abenshi bari kuvuga yatwaye umugabo w'abandi, yagize gute? Ubyiteguye ute? Ubundi se mbere y'ibyo byose njyewe ubu tuvugana nahamagawe n'Iyera. Yego. Kandi nkoreshwa nayo. Yego. Na Yesu ntibamwemeye. Kandi yavugaga ukuri. Nyuma nibwo baje kumenya ko yavugaga iki? Ukuri. Yego. Ubu tuvugana nanjye ibyo mpanuye nibabona bisohoye, nibwo bazamenya ko ibyo twavuze ari ukuri. Yego. Kabiri, kuvuga ngo Pastor Mutesi ngo atwaye abagabo, ubundi umugabo mutwara muri envelope. Ubundi wowe unkurikiye, wowe uvuga, wowe ugende ugashyiraho ibyo, ukongera ugashyiraho ibyo, umugabo bamutwara muri envelope. Ese mu bagabo bavuga batwawe hari uwo batwawemo ngo uduha amakuru uburyo yatwawe? Abo mu kibazo gihari harimo umwuka w'ishyari. Umwe akavuga ngo numvaga Pastor Mutesi nari kuzamurongora, nari kuzamusambanya, nari mfite gahunda, none umuntu ntamumbujije, aho nari kuzahera njye gusambana nawe arahafunze. Kuko kiranagoye kugira ngo ujye gutereta umugore ufite umugabo. Ariko umugore udafite umugabo abenshi muramutinyuka. Imana rero ishyizeho icyo bita igitinyiro kuri we. Mwari mwaramumenyereye. Iyi sishyiraho igitinyiro abantu mwamumenyeraga mwese. Zongera wibeshye wakanimero ngo ka message. Abagabo yatwaye bundi reka mbabaza. Wowe udukurikiye wumva ko wuzuye amagambo yo kujya kuvuga ngo Pastor Mutesi ngo urugo rwaramunaniye, ngo urwa mbere, ngo urwa kabiri rwaramunaniye, urwa gatatu. Wowe wareba urugo rwawe ubayemo yasanga ari shyashya. Uwakunkumura ayo makote wambaye, agakunkumura iyo mipira wambaye, agakunkumura umupano wambaye, yasanga ari shyashya, nta vumbi ryabonekamo. Izi ngo mubayemo, izi ngo duturanye, izi ngo zirimo byinshi. Mutuze bavandi, mutuze. Ngira ngo abenshi muri mwe nabi ngo zananiye, abo mwe muri ko munavuga abenshi. Reka nkubwira manina. Yego. Abenshi muri abo birirwa bazamura amagambo nabi ngo zananiye. Abenshi ni bafite abagabo bari bategereje yuko ngo uriya mugabo, harabona hoze mbona bavuga ngo bari bazi ko mu minsi mike ngo bari bamaze kwambikwa ngo impeta ngo nuriya mugabo. Urumva abo n'abanyeshari bari bategereje ko nabo batwarwa n'uriya mugabo. Abandi bati Pastor Mutesi avuye mu ngo zingahe. Abenshi bari kubivuga n'abagabo badafite abagore bategereza ngo kuzajya kumuheheta. Imana irabafungiye inzira. Hanyuma reka tugane ku musozo. Yego. Atugane ku musozo, ariko mu by'ukuri icyama ngo mwumvire umwuka.
ibi tuvuga birakomeye biranagoye, ariko icyo namaze kumenya cyo nuko ukuri kuratinda ariko ntiguhera. Yego. Kandi mbibutse ngo guca mu ziko ntigushya. Pastor Mutesi icyo nasoza nkubwira nakubwira ngo rongorwa, byara, ryoherwa n'urugo, tunga, ewana, umurimo w'Imana ukomeze ukore mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Shalom. Shalom.